Barimo 5 bakubiswe ni 5, abana bari 14 bafatamo 9, 5 baratoroka turimo kubakurikirana. Byagira icyo bikomaho imbogamizi ku myigire y'abanyeshuri kuko niba umwana mu gihe arimo kwiga agize imyitwarire mibi gutyo akagenda akajya kubazwa kuri ribu cyangwa akagerwa kuri polisi, bashobora no kugaragaramo yuko ari n'abashobora guhamwa n'icyaha nabyo bakabana. Urumva rero ko bishobora kugira ingaruka ku myigire y'umunyeshuri. Twarabaganirije ahubwo igisigaye ni ukongera tukisuzuma tukareba ko abantu bakora inshingano zabo cyane cyane abashije imyitwarire mu bigo by'amashuri. Nicyo kintu nakumvaho, kwegera abanyeshuri tukabaganiriza cyangwa se tukanareba niba koko banarya bakanahaga, kubera yuko niba byarabaye aho ngaho ntago ari aho ngaho gusa byabaye no muri groupe scolaire ya Kagogo, biba no kuri TSS Murwa, nabyo byose wasangaga ari ibintu byo kujya kurya. Rero nuko njya tugasuzuma tukareba yuko bya bindi abanyeshuri bajya ku ishuri bibahagije kugira ngo nacyo mu minsi yashize nibwo twabahaye inkuru igaragaza ukuntu abana bo mu karere ka Burera bigaragaje bakubita umwarimu hanyuma bapfa ibiryo, aho abanyeshuri baje kuba batabwa muri yombi bakaza kuba babafunga. Ni abanyeshuri rero bakubise abarimu babo, ni abanyeshuri barenga 14 aho baje kuba batabwa muri yombi, ariko hari n'abandi bagiye batoroka hanyuma ntibaza kuba bafatwa. Ubuyobozi rero bw'akarere ka Burera bwinjiye mu kibazo cy'abanyeshuri bakekwaho gukubita abarimu mu buryo bugiye butandukanye. Ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwatangaje ko buri gukurikirana ikibazo cy'abanyeshuri 9 bafunzwe bakekwaho gukubita ndetse no gukomeretsa abarimu babo mu gihe hakekwa ko bapfuye ibiryo. Aba banyeshuri basanzwe biga mu rwunge rw'amashuri rwa Runaba ruherereye mu murenge wa Butaro. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Soline yavuze ko uru rugomo rwakomotse ku biryo. Yagize ati abarimu bakubiswe ni 5 mu gihe abanyeshuri bakoze urugomo bari 14, hafatwamo abagera ku 9, abandi 5 baratoroka kandi turimo kubakurikirana. Turakomeza kwegera abanyeshuri kandi tuze kuba tubaganiriza. Turakomeza kubafasha mu buryo bugiye butandukanye, dusuzume nimba barya bagahaga kuko byagaragaye no mu bindi bigo by'amashuri kandi bose bapfaga ibiryo, kugira ngo dukome urusyo dukome n'ingasire. Kugeza ubu ntibirasobanuka uko ibi biryo byakuruye ubushyamirane hagati y'abanyeshuri ndetse n'abarimu. Mukamana avuga ko batazigera bihanganira imyitwarire mibi y'abanyeshuri, agahamya ko iyo abana bagize imyitwarire mibi harimo abo bigiraho ingaruka zirimo no kugezwa imbere y'amategeko ndetse bamwe ibyaha byabahama bakabibazwa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Inyasi Ngirabakunzi yatangarije igihe ko aba banyeshuri nyuma yo gukekwaho urugomo ruganisha ku gukubita ndetse no gukomeretsa abarimu bahise batabwa muri yombi, ndetse iperereza ku cyabiteye rikaba rigikomeje. Yagize ati polisi yamenye amakuru y'urugomo bwasojwe ku barimu kuwa 23 Kamena, ndetse abanyeshuri bakekwaho uruhare muri uru rugomo barafashwe barafungwa kugira ngo bakurikiranwe icyateye uru rugomo. Natwe dutegereje ibizava mu iperereza. CIP Ngirabakunzi yaboneyeho kwibutsa abanyeshuri bose ko bakwiye kurangwa n'imyitwarire myiza, bakumvira abarezi babo kugira ngo bige neza, batsinde, bibafashe gutegura ejo habo heza. Abakekwaho urugomo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Butaro. Ni amakuru rero twari tubazaniye. Uyu ni meya w'akarere ka Burera arimo gusobanura uburyo baje kuba bafata ingamba zo kuganiriza abanyeshuri ndetse no kurebera hamwe ikiri gutera ibibazo bigiye bitandukanye biri kuvamo gushyamirana hagati y'abanyeshuri ndetse n'abarimu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.